twafashe igihe cy'amasengesho iminsi 2 turasenga turi muri amasengesho twenda kuyasoza nibwo umwuka w'Imana yambwiye ngo tangira nonaha uhere hano kuri mudugudu w'inyarurembo uzenguruke paruwase yose uzenguruke ururembo ugende ubabwire yuko hari abantu bashinze mu murimo w'Imana ariko bagiye kubushingukamo kandi ntacyo bizatwara umurimo kuko Imana ntago izagunya kurebera umurimo wayo uri mupfapfana kandi wicwa n'abantu batakibwe nishe ubwo rero navuye igitarama mpungira i Kigali uhunga Imana narenze ko Imana ituye igitarama gusa ntabwo narenze ko ni Kigali bayo ubwo rero nyine naje kujya Kigali ndahazenguruka ariko najya gusenga urusengero rwose njyemo ngasanga rurimo Imana nagiye Galilaya mu Gasyata hano ku rusengero rwa ADPR bagiraga icyumba kwa kabiri n'ubundi tewe uyu nguyu inzahuke nimho yakoreraga bazigira inshuti Michel babaga bavuye mu gakinjiro baje hari abakozi benshi b'Imana ntacyo uzaba bane mu musarani wa metero 7 bantera n'amatafari sinapfa ngo mbere yuko uvuga kuri ibyo byorezo wari wabanje kuvuga ku mvura yego imvura yaraguye bo hari imvura yaguye hari n'itari yagwa hari imvura yaguye hari n'itari yagwa impamvu mbivuga ko hari imvura yaguye n'itari yagwa turimo dusenga Imana nyine byarabaye dusenga Imana Zaburi ya mbere Haleluya nshuti z'umusaraba haleluya torero ry'Imana umwami wacu Yesu Kristo ashimwe tubifurije amahoro y'Imana aho muri hirya no hino ku isi abantu mudukurikira kuri kamera ya Zaburi ya mbere TV turabakunda murabizi uko nkunda kubabwira ndababwira ngo ahari ukurira umuntu yarira nyinjoro ariko mu gitondo impundu zikavuga nimba uyu munsi mu buzima bwawe bitameze neza ejo impundu zishobora kuvuga kandi nibyo nkwifuriza mu izina rya Yesu amen urwaye ejo ukire useke impundu zivuge mu izina rya Yesu ushonje ejo ubone ibyo gutunga umubiri ndetse n'ubugingo mu izina rya Yesu amahoro Imana itanga aruta ayo umuntu wese yakwibwira atembe mu buzima bwawe amahoro utabasha kujya mu iduka ngo ugure amahoro utabasha gutuma umuntu ngo ajye kukugurira muri shopping runaka ayo ngayo ava ku Mana niyo mbifuriza niyo tubifuriza mu izina rya Yesu amen nkuko mubimenyereye kuri kamera zacu tujya tubazanira abatumirwa batandukanye ko cyane abakozi b'Imana batandukanye uyu munsi rero twabazaniye umugabo umenyerewe ku izina ryo bita Karihanze bamwita Karihanze Yesu ashimwe umukozi w'Imana uyu ni wa mugabo wahanuye ibyago 5 byegereje isi bimwe byatangiye gusohora bindi ntibirasohora ariko uyu munsi ndifuje ko tuganira nawe tumubaze nimba gusenga ko abantu yagiye avuga ati ni musenge cyangwa gusenga ko abantu nimba hari icyo byagiye bihindura ese umujinya Imana yarifitiye abantu yarifitiye isi wenda waba waracubye kuko abantu iyo bagize ibigize ibyigenge bigize ibyigomeke ku Mana bituma akaga kagwira isi rimwe na rimwe hari ubuhanuzi yavuze avuga ku imvura izagwa hari imvura iherutse kugwa yangiza ibintu byinshi hitana ubuzima bw'abantu benshi cyane mu kababaro kenshi abantu bajya muri commentaire bati ubundi kuki muhanura ibintu bibi uyu munsi rero nifuje ko tuganira araza no gukomoza kuri izo commentaire wenda avuge nimba ahanura ibibi gusa cyangwa ajya ahanura n'ibyiza mukozi w'Imana tuguhaye ikaze hari abantu batakuzi wenda hari ukubonye ari ubwa mbere hari utaguherukaga twagira ngo ubibwire dutangire murakoze kunyakira mbere ya byose nshimye Imana ko yandinze namwe kabarinda amen kandi ikakomeje no kuturindira igihugu cyacu cy'u Rwanda nibyo guherwa Imana icyubahiro amen nkuko wari ubimbwiye rero n'ubundi cyase nkuko bisanzwe dutangira twibwira abantu amazina nasanzwe ntago ajya ahinduka izina abantu benshi bamenyereye na Karihanze aha amazina y'ababyeyi yo ni Ntirenganya Gilbert ndi umugabo wubatse ufite umugore umwe n'umwana umwe kandi umugabo ukunda Imana agakunda no gusenga agakunda n'abantu b'Imana good Ntirenganya Karihanze ubundi iryo zina
ni akabyiniro ko muri karitsiye ryaje aya ntabwo ari akabyiniro ko muri karitsiye. akari hanze ubu bashatse kuvuga iki? Ni akari hanze aha katumazeho abagenzi. bivuge ngo iryo zina rijya kuza njyewe nakijijwe ndi umwana nkizwa ntazi icyo gukizwa icyo ari cyo. Yego. Ariko kubera ko Imana yanshakaga irampamagara natangiye ibintu byo gusenga mfite imyaka 10. Yego. Mbatizwa mfite 12. Ngeze mu myaka 13 nibwo umwuka w'Imana yatangiye kunsura. Nari umwana ariko umwana warerewe ku birenge by'abatambyi uzi gusenga icyo ari cyo umaze kumenya uko Imana ivuga mbana n'Imana. Rero nibwo Imana yaje kunsanga mu 2000 ndabyibuka hari mu kwezi kwa 2 nari ndyamye numva umwuka w'Imana ambwira ngo nimbyuke nje gusenga mbanza kurwana nabyo binanira kuryama nanirwa no gusohoka kubera ubwoba bw'abana ariko ngeze aho umwuka w'Imana wambwira gusohoka uranganza mva mu nzu njya munsi y'urugo akanya gatoya hari urutoki nicara ku nsina yari hari ntangira gusenga. Ubwo mwari mutuye hehe? Iwacu aho mvuka ni mu karere ka Kamonyi hahoze ari muri komine Rutobwe. Ubwo niho wari uri muri niho narindi icyo gihe muri Kamonyi. Nicyo gihe narindi ni nabanaga na muka data yarafunze. Yego. Niho nabaga nsengera mu itorero rya DPR ku mudugudu aho bita Nyarurembo. Ntagiye gusenga rero ninjiye mu iyerekwa mbona iyerekwa nabonye umuntu aza aranganiriza ariko mbere yuko umuntu atajya kunganiriza habanje kuziwa nabonye ihwa risanzwe ry'igiti bita umuko nararibonye mbona rije nk'uko umuntu yarasa umwambi afuye umuheto riraza ryinjira no mu rutoki numva ijwi rimbwira ngo shinguza iryo ihwa ndarifata nishinguza mu rutoki mbona hasigayemo umwobo ryaje mu iyerekwa nk'uko umuntu yarasa nk'isasu cyangwa umwambi ukaza ukagwa mu rutoki. Ariko mujye musobanura n'iyerekwa icyo ari cyo. Ubundi iyerekwa simuce mu ijambo. Iyerekwa riza gute? Ubundi iyerekwa riza mu gihe umuntu arimo asenga. Yego. Arimo aganira n'Imana ariko atari mu kurota kuko harota umuntu usinziriye. Uri maso. Wa muntu uri maso uri maso ukabona ibintu. Bya bintu bikakuzaho. Niryo yerekwa umuntu abagize ntago ari indoto umuntu abagize. Kuko indoto zose umuntu aryamye atanabishaka atari masenga. Impamvu mbabibaje gutya hari abantu bakiri batoya mu gakiza cyangwa se bapinga ibintu by'abarokore. Hari umuntu umwe nigeze kubwira nti ngengiri yerekwa rimeze gutya na gutya mubwira ibyo nabonye mubwira yo mu filosofi cyane. Arambwira ati ubundi ati pore disi ati ubundi umuntu ujya gusara ati bitangira abona ibyo abandi batabona. Niko nyine abantu benshi bitewe we yahise ashyira muri kaya basozi kuba mbona ibyo abandi batabona ndi umusazi cyane kuko ubundi abantu benshi badasenga kumubwira ngo wabonye cyangwa Imana yavuze abifata mu rundi rwego nyine rwa gisazi. Ariko nyine ku bantu basenga bo barabizi neza baziyereka icyayi cyo barabizi bakatubwira abasenga bazi gusenga n'abatarasenga nabo twabakangurira ngo basenge hanyuma nabo nibatangira kwinjira mu gusenga abundi nibahinyuze barebe ko ibyo tuvuga twebwe ari ukuri mbere yo kuvuga ko turi abasazi cyangwa ko ibyo bintu bitabaho nabo nibagerageze babyinjiremo basobanuze babaze Imana ati ibintu aba bantu bavuga ngo babonye cyangwa babwiwe koko bibaho. Nk'uko abantu bajya bakora ubushakashatsi ku mateka runaka yagiye aranga isi bagakora ubuvumbuzi bwabo bakagenda bagacukumbura bakavumbura ibintu nabo nibinjire mu Mana basenge hanyuma barebe basobanuze Imana bareke ibyo tuvuga ari ukuri cyangwa kari ibinyoma. Nuko ihwa urishinguzamo ihwa ryaraje rero ryinjira muri rutoki mbona rigiyemo numva ijwi ngo rishinguzemo ijwi naryumvaga ariko nta muntu narebaga ndarifata ndarishinguza maze kurishinguza mu mbona hasigaye umwobo numva ijwi rimbwira ngo nk'uko ubonye iryo harishingutse muri urwo rutoki ntihagire amaraso ava mu rutoki ngo niko abantu bashinze mu murimo wanjye bagiye kuwushingukamo kandi ntacyo bizatwara umurimo wanjye. Gutyo nkibyumva gutyo nabibwiye gutyo nahise nshiduka rero
n'ubwoba bwinshi urumva nari umwana kubwirwa ibintu nk'ibyo ngibyo bwari n'ubwa mbere we nahise numva ngize ubwo muri nabaga ndyamye wenda nkarota nk'ibyo narose najya ku rusengero nkabwira abayobozi b'amasengesho bakansobanura bakamubwira ati nuko nguko Imana ivuga ubwo yavuganye nawe bakajya bansobanurira ikizo nzozi kuko ijambo ry'Imana rero bivuga neza ngo mu nzozi mu mayerekwa mu gicuku cyane munsi igihe abantu bashyizweyo ariko nibwo bwa mbere nari numvishijwe rivugana nanjye nabwo bwa mbere nari mfukamye ngasenga nkabona ibintu binje mu maso nkabona iyerekwa riciyeho rero nahise ngira ubwoba bwinshi ndahaguruka nsubira mu nzu njya kuryama maze kuryama bigeze nka 8 z'ijoro nabonye no haza umuntu umudamu yaraje yambaye neza yarambaye ibitenge akenyeye abundi yiteye n'igitambaro mu mutwe cy'umweru araza arambwira ngo tega amatwi ntumwe kuza kukwigisha ndamubaza se uranyigisha iki arambwira ngo ntumwe kuza kukwigisha arangije atangira kuririmba akambwira ngo kandi ngibyo mvuga nawe bisubiremo yararirimbaga nanjye nkaririmba twaraye turepeta kuri twakoresheje nk'isaha n'igice n'izi ndirimbo yitwa kari hanze nyiga nijoro nyiga mwizo nzozi ndyamye byituma narakanguka mu gitondo indirimbo nayifasha we niwe yaririmbaga kari hanze nawe uwo mudamu yararirimbaga kansubirishamo ngasubiramo bimwe bikananira kongera kansubirishamo kugeza ubwo nayifasha arambwira ngo wayimenye genda iririmba oya natwe urayituririmbiraho gake kugira ngo twumve ukuntu muri uwo mwanya w'iryohere ko byari bimeze cyane ndabikora rwose nta kibazo hanyuma rero wenda igitero na rufurete nta kibazo rwose ndahari nanjye nta kibazo baze gukanguka nahise mbibwira mushiki wanjye uko mfite mushiki wanjye nawe wasengaga icyo gihe abandi bo mu muryango bari batarakizwa ariko nkagira mushiki wanjye nawe wakizwaga najyaga umva hafi nkamuganiriza ibyo nabonye hanyuma akabasha kungira inama mbimubwiye arambwira ati ahubwo buriya wowe uzava nk'umuhanzi hati umuntu ugirirwa amahirwe yo kubona umuntu aza akamwigisha indirimbo nijoro aryamye ati ryo niyerekwa ryiza wagize rwose warose neza ubwo rero twagiye gusenga tugeze mu cyumba cy'amasengesho umuyobozi w'icyumba mbimubwiye mbabwira nagiye n'ibyo nabonye arangije arambwira ati rero tujye gufasha gusenga kuko urumva ko ntago bisobanutse 100% wongere ubisobanukirwe mwuka w'Imana ngira kugaruka bundi bushyashya bisobanure tumenye abo bantu bashinze mu murimo bagiye kuwushingukamo tumenye n'iby'iyo ndirimbo icyo yaziye kuri wowe twafashe igihe cy'amasengesho iminsi turasenga turi muri amasengesho twenda kuyasoza nibwo umwuka w'Imana yambwiye ngo tangira nonaha uhere hano kuri mudugudu w'inyarurembo uzenguruke paruwase yose uzenguruke ururembo ugende ubabwire yuko hari abantu bashinze mu murimo w'Imana ariko bagiye kuwushingukamo kandi ntacyo bizatwara umurimo kuko Imana ntabwo izagunya kurebera umurimo wayo urimo upfapfana kandi wicwa n'abantu batakibwe barangwa ati kandi nuzajya umara kuvuga ubwo butumwa ugiririmba iyo ndirimbo yitwa kari hanze ihita ukubitaho ubwo rero narabikoze nzenguruka ururembo rwa Gitarama twari dufite umushumba wacu wayoboraga ururembo icyo gihe yari umugabo w'umunyamurenge yitwaga Ruganze Furemu turi ahantu ku mudugudu bita Imanyana yambwiye ijambo rikomeye arambwira ngo umwuka w'Imana mbwiye neza ko nuramuka ibi bintu bihagazemo neza ukabigendanamo neza kuwiteka Imana azakuzamura akakugezaho umuryango wanyu utigeze ugira rero narabibonye kuko umushumba niwe uguhanurira gutyo yari representa araguhanurira niwe wabimbwiye gutyo dushoje kuvuga ubutumwa aho ngaho ku mudugudu w'Imanyana kuko nawe yari ahari nshoje kubivuga rero mu rwego rwa regiyo nibwo umwuka w'Imana hamwe ngo buhagaze ngo ugende uruhuke naragenda aruhuka nahagaze kuvuga ubutumwa hano hanyuma nashoje hari ndabyuka byari ku munsi wo kuwa 4 bigeze kwa 6 naririmbaga muri kwari y'abana njya kurepeta turepeta nta kibazo ubwo rufite imyaka 13 dushoje repetisiyo turataha nta kibazo twiteguye kuza mu materaniro mu gitondo ku cyumweru bwarakeye ku cyumweru mu gitondo tuje guterana mu materaniro dusanga turi abantu 5 bonyine abandi bose bashingutsemo abandi bose bari babishingutsemo bagiye aho ngo nawe ndahise nkura indirimbo ivuga ngo mbishingutsemo ubwo nyine umwuka w'Imana yese atangira kuza kuri njyewe nyine ubwo ibintu bitangira gukomera ubwo rero nta kiri cyabaye ubwo twageze ku rusengero tubonye
abantu bataje nyine twaje turi batanu twenyine, mwarimu atubwira ngo dusenge nta kundi, ubwo nyine abandi ubwo ntibazi impamvu batabonetse, ariko twari tutaramenya amakuru ko ADEPR yacitsemo kabiri. Ubwo twarasenze dushoje amateraniro, kuko urabona telefone ntazo zari zitari zaba nyinshi, zatungwaga n'abantu bifite gusa. Ubwo dushoje amateraniro turataha, bigeze nimugoroba nibwo naje kumenya amakuru bavuga ngo ADEPR yacitsemo kabiri, ngo igice kimwe cyagiye ukwacyo ikindi kijya ukwacyo. Tugiye gusenga rero Mwuka w'Imana arambwira ngo ibyo wavuze ni ibyo ngibyo, ibyo nashaka kubwira abantu banjye ni ibyo, ubutumwa nari naguhaye nubwo ngubwo nicyo bwasobanuraga. Abo ngabo wabonye bagiye nabari bashinze mu murimo wanjye, ariko kubera yuko nta jambo mvuga ngo rihere, niyo mpamvu banze kwihana ndareka bibasohoraho. Data wa twese mwiza, nyaguhara ku ngoma Imana, wewe wera kandi ugakiranuka, wowe tuyahera mu gihugu cyo mu ijuru, turagushimira kuri umukozi w'umuhanga. Tugushimiye yuko wabaye mu ruhande rwacu, ukarinda ubugingo bwacu, ukarinda n'imibiri yacu. Wararinze imiryango yacu Nyiringabo Imana, uyirinda nta kiguzi dutanze. Ibigeretse kuri ibyo ngibyo ntabwo waturize twenyine gusa, warenze n'igihugu cyacu. Uduha umutekano, uduha amahoro, uturindira abayobozi, urinda n'abayoborwa. Inzego zose urazirinda. Uyu munsi turi amahoro, turashima izina ryawe. Tuguhaye icyubahiro rero Kristo Yesu. Tuguhaye amashimwe kubera yuko ujye utwemerera nyagora ku ngoma Imana, tugatambutsa ubutumwa bwiza kugira ngo bugere mu mitima y'Abanyarwanda. Aya masaha rero twicaye hano Mwami Imana Nyiringabo muri studio, turimo tuvuga ubutumwa, turaguhamagaye ngo urukuzubane natwe, bane n'imitima yacu. Ubutumwa buzagira umumaro mu mitima ya benshi, kandi buzabashe guhindura benshi. Kandi Data wa twese mwiza, abazabwumva bakumvira, uzabe kugubwa neza mu mitima yabo, kandi ruta byose uzabe n'iherezo ryiza. Dusengeye n'abantu bari bakurikira ubutumwa batari bakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Nyiringabo Imana bakimara kumva ubutumwa, uzabasange, uzaganiriza imitima yabo, uzayihe guhinduka nk'uko wasanze Sawuli ukamufata ajya kurenganya ubwoko bwawe. Reka imitima yabo ari kuzayifata, reka imitima yawe uzayitungure. Nyiringabo Imana ubaha agakiza kazima, kubera ko iminsi dusohoyemo urimo uratubwira yuko iminsi Mwami Imana Nyiringabo igeze ku musozo. Urimo avuga ko igihe gikuze, ko tugeze mu gihe cy'umugoroba, mu gihe benshi batakibasha gukora. Ngaho duye kuba maso ure mu gihe gisa nk'iki ngiki, kandi ukomeze kuturengeraho kuri umurengezi. Tuguciriye bugufi, tugaye karibu na gahunda ngo uzuyobore ibi biganiro, uze Mwami Imana Nyiringabo ushyigikira ubutumwa kugira ngo ho buzagera hose kubaza gukurikira bose, ari abari mu Rwanda, ari abari n'abahanze y'u Rwanda, ari abakijijwe n'abadakijijwe. Mwami Imana Nyiringabo uzagira umumaro mu mitima yabo. Urakoze kubyemeye, kandi ugiye kubana natwe mu izina rya Yesu. Amen. Ya, reka dutangire turirimba rero, kubera yuko twabwiye abantu badukurikiye yuko turi buririmbe akarihanza. Akarihanza yemwe akarihanza, akarihanza yemwe akarihanza, akarihanza yemwe akarihanza, akarihanza katumazeho abagenzi. Akarihanza yemwe akarihanza, akarihanza yemwe akarihanza, akarihanza yemwe akarihanza, akarihanza katumazeho abagenzi. Hari umubyeyi wari ufite abana babiri, maze umutoya abwira se ati nge nyihera ibyanjye, arabijyana arabyaya nyuma arasonza. Mu kugaruka yagarutse yivugira ati neka ubu umwana yewe dawe mba umugaragu. Akarihanza hangaha, akarihanza, akarihanza hangaha, akarihanza, akarihanza hangaha, akarihanza, akarihanza katumazeho abagenzi. Imana bw'umugisha. Ubwo nuko nyine uko urangije rero kuvuga ubutumwa, Mwuka w'Imana impano zawe zaho nyine impano zahise zitangira gukura. Nibwo navuga ko nahise nisobanukirwa, menya uwo ndiwe, menya yuko bya bintu byitwa kuririmba bishobora kunzaho nanjye nkabikora kandi bikagira umumaro. Mpita ntangira gusenga Imana ndibwira ngo Mana rero bana nanjye. Mwuka w'Imana yatangiye kunzaho, ntangira guhimba indirimbo. Abantu bagira guhimba bitandukanye, hari abandika, hari abarota, hari n'abasoma mu bitabo bakandika, ariko nge nagira ubuntu iyo nicaye ntuje numva bije muri nge nkaririmba.
ntabwo njya ngira igihe cyo gufata umwanya untunguka ngo ufate igitabo wandike, ntabwo byanzamo. Oya, wowe uririmba ugakomeza. Jewe binzaho ndi mu murima nkumva amagambo araje nkahita ndirimba, kandi nkataye indirimbo nkahita nyibona. Ubu ngubu twicaye ahangaha binjeho nahita ndirimba kandi indirimbo igahita yuzuriraho, kandi ugasanga ibyo ndirimbye bijyanye n'ibyo ngibyo. Ubwo rero yahise impa indirimbo natangiriyeho, navuga ngo niyo natangiriyeho ntayirose ngo umuntu ayinyigishe ndyamye. Iyo natangiriyeho nkumva injemo nkahita ntangira kuririmba bitewe n'ibintu byari bibaye, nahise mbihuza n'ibyo bibaye mpita mpimba indirimbo yitwa Mbishingutsemo. Muri iyi minsi hadutse ijambo ngo mbishingutsemo, mbishingutsemo nayigiye kurimbura abantu benshi. Tega amatwi wumve noneho wowe ubishingutsemo, gushingutse mu nzira y'agakiza mbese wishinze he? Mbishingutsemo, 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 mbishingutsemo nayigiye kurimbura abantu benshi. Uwari umuririmbyi arareka umurimo wa data akajya gushaka ubutunzi ati njyewe mbishingutsemo. Uwari umunyamasengesho ararambika intwaro ze akajya ndimbokoboko gusa ati njyewe mbishingutsemo. Mbega agahinda ku bwoko bwayo, Uwiteka ararizwa n'ijambo ngo mbishingutsemo. Ufite n'ijwi ryiza ariko Imana yakugiriye neza igwa n'ijwi ryiza. Ubundi ntabwo ari ukuririmba, ubu nuko maze iminsi nsenga, iyo maze iminsi nsenga mba nafatanye kuririmba, byo ni ibisanzwe. Nuko rero ubwo utangiye umurimo w'uburirimbyi, ubuhanuzi bwo bwaje gute? Cyane mu 2000 nyine ubwo nahise ninjiramo mu gusenga cyane, nk'uko Imana atangira kunzaho, ntangira kuzura umwuka wera nk'uko abandi barokore bijya bibagendekera. Ntangira kujya mbona amayerekwa ndi mu masengesho nsenga, birakomera ntangira kubumubwiriza butumwa ndi umwana. Wari umuvuga butumwa muri make cyane rwose, byahise bitangira kuza kuko nabaga ndi nko mu rugo nkumva ijwi rimbwira ngo genda ubwira abantu banje gutya, nkagenda nkasaba ijambo ku cyumweru ntazi kubwiriza ngo mfate Bibiliya nsome mbwirize, ariko nkababwira ngo ijambo ry'Imana riravuga gutya, Imana yambwiye gutya, bagasoma nkababwira iby'Imana yambwiye, ikantuma nkava ku mudugudu w'iwacu nkajya ku wundi, nkagenda nkababwira ngo umwuka w'Imana yambwiye gutya, kandi ibyo mvuze by'umwuka w'Imana yanyujijemo bigasohora. Ese hari igihe uravuga nyine kuvugana n'Imana, hari igihe Imana ikubwira ibintu cyane ntikubwire nimba ari ibanga cyangwa ari rusange? Yari ibangira ariko kubwira buriya kuko Imana yacize ubwenge cyane, ntabwo ikorera mu kavuyo. Yego, iyo ari iby'umuntu ku giti cye irabikubwira, ukagenda ukamusanga mukaganira. Wenda urugero, urabona nka Dawidi amaze gukora icyaha, Imana yahagurukije umuhanuzi, aragenda aramusanga, amucira umugani. Amaze kumucira umugani yisangamo noneho bije gufata we, kandi bari batangiye bamucira umugani. Rero ntabwo Imana yacu ibintu byose ivuze ariko uhita ugenda ngo ubishyire ku karubanda, ubanza kubisengera, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo mbere ya byose musaba ubwenge, kuko iravuga ngo ubwoko bwanjye buri mbone kutagira ubwenge. Ubwo rero kandi ngo umuhanuzi wanjye ntabura ubwenge, uwo nguwo azahanwa. Rero icyambere cyo ugomba kubanza gusaba ubwenge muri byose. Rero iyo Imana ikubwiye ibintu ubanza kuyisobanuza, ugomba kubanza ukabisengera, ukabaza, ntabwo ari gupfa guhita uhubuka ngo uvuge, kuko hari ibyo ugomba kuvuga ugasanga ntabwo bigenze neza, uwo ugiye kubibwira ntabyakiriye bitewe n'inzira binyujijemo, kandi nyamara ibyo wari ugiye kumubwira ari ukuri. Icyo navuga ni iki wagiye uhanura wenda bikaba muri icyo gihe? Mw'icyo gihe ngitangira guhanura, ntangira kugenda mvuga iby'Imana yambwiye, hari abantu benshi nagiye ngeraho, hari abadamu bari barabuze urubyaro, Imana ikambwira ngo genda ubwire uriya muntu ko muhaye urubyaro, hanyuma unanamusengere. Barahari benshi nagiye nsengera bakabyara, harabona sengeye bari bamaze imyaka igera muri 16 barabuze urubyaro, Imana igenda ibaha urubyaro. Nyuma bakaguhamagara bati dushime Imana. So kumpamagara ko telefone zitaraba nyinshi, ahubwo bari abo ngabo cyane ko nari umwana ntarabasha kujya ngira kure ngo n'abantu tumenye n'abantu cyane, bari abantu ba hafi tuziranye. Uyu munsi wa none bamaze gukura, afite n'abana bakuze, naragendaga nkababwira tugasenga Imana, hanyuma iby'Imana yavuze nanjye bikazasohora mbirebesha amaso yanjye. Rero hari ibihamya byinshi, hari abarwayi benshi yagiye ikiza ndeba,
ikintu kimwe ntazibagirwa cyabaye nanjye nkumva kinkoze ku mutima cyane. Ni umuntu wari uvuye hashika afite ibibyimba mu nda, avuye kubona na dogiteri bamubwira ngo ntabwo bazamubaga ko ibyo bibyimba ari kanseri, ngo bamubaza ashobora gupfa. Twari mu cyumba cy'amasengesho dusenga, tubona umumama araje, aza n'undi muntu wamuraritse amubwira ngo tugira icyumba cy'amasengesho cyarimo abanyamwuka benshi cyangwa abakozi b'Imana benshi bafite amavuta. Ariko uwo munsi n'ingi Imana yashimiye yuko mbasha kubona iyerekwa ry'uwo mubyeyi nkamusengera Imana. Dusanga umwuka w'Imana arambwira ngo hano harimo umubyeyi wari ufite randevu yo kubagwa, ariko byaranze kubera ko afite ibyimba mu nda, bamubwira ko ibyo byimba byari kanseri. Twasenze Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, rero Imana irambwira ngo ibibyimbira bikijije, ngo imukijije atagiye kwa muganga. Mu by'ukuri njye umwuka w'Imana bimbwira, nanjye nabanje gutinyamo ngira ubwoba, ariko ndavuga ngo ari Imana ibimbwiye kandi kabisanzwe ikorana nanjye, reka mbivuge. Narabyatuye ndabivuga, mbivuze umudamu ararira, arambwira ngo ntabwo byashoboka kuko n'abadogiteri byarabananiye. Byaciyemo rero iminsi mike, ntabwo byafashe igihe kirekire, ko ntabwo byarangije nk'amezi 6. Atangira kumva mu mubiri we harimo impinduka, ajya kwa muganga, agiye kwa muganga aciye mu cyuma, baravuga ngo nta bibyimba gifite mu nda. Rero icyo cyambere gitangaza cyane, mbona yuko Imana yacu ifite imbaraga kandi ikomeye. Rero uhanuzi bwakomeje kuza, ibintu bigenda biza, abantu bagiye bakurikirana ubuhamya nagiye ntanga, bumvishe ko byageze igihe mvi Gitarama. Imana imaze kumbwira kujya muri Kongo, urumva nari umwana, narebye imbaraga zo kujya muri Kongo, nsanga ntabwo nazibona. Kongo kugira gute? Kuvuga ubutumwa, hari umuntu Imana yari yantumyeho. Ubwo rero n'ubuhamya burebure, gutuma Kongo. Yantumye Kongo kujya. Wanga kujyayo? Ntinya kujyayo. Ese ntiwabaye nkayo? Ubwo rero nabyo ngira ngo mvuge nyine, nagize ubwoba bwa muntu. Nyine ubona ko dutuye mu mubiri, ntabwo dutuye mu mwuka. Wari umuzi si uwo muntu? Ntabwo nari muzi, nararyamye mbona iyerekwa ryiwe, mbona na nimero za telefone, kandi ntabwo telefone ze zagasakaye ngo zibe nyinshi. Ubwo rero navuye Gitarama mpungira i Kigali. Uhunga Imana? Narinzi ko Imana ituye Gitarama, gusa ntabwo narinzi ko ni Kigali bayo. Ubwo rero nyine naje kujya Kigali ndahazenguruka, ariko najya gusenga urusengero rwose njyemo ngasanga rurimo Imana. Nagiye Galilaya mu Gasyata, hano ku rusengero rwa ADPR bagiraga icyumba kwa kabiri. N'ubundi Theo uyu nguyu inzahuke niho yakoreraga. Bazigira inshuti Michel, babaga bavuye mu Gakinjiro baje, hari abakozi benshi b'Imana. Ngiyeyo ndabyuka umunsi wa mbere, hari haje kuririmba uriya muhanzi bita Mugabo Venusiti. Amaze kuririmba mwuka w'Imana aramanuka, umuntu w'umugabo araza nsanga aho nanicaye, arambwira ngo wowe ngo wahunze Imana, ngo yihungira i Kigali, ngo ariko Imana ntagituye Igitarama gusa, ni Kigali aho wagiye irahari. Ngirambwiye ngo haguruka ugende ujye muri Kongo, nutajya muri Kongo uzahura n'akaga. Rero ngewe nagumye nyine kugenda ninangira, nzenguruka mu mujyi, nabwiriwe nk'amagambo menshi. Nagiye za Kiruhura nasengeyeyo, Imana ikambwira. Nagiye mu Cyahafi, Imana ikambwira. Nasengeye muri ADPR mu Gakinjiro, Imana ikambwira. Nkanga kubyumva, nkumva nkabura ahantu nabihera. Ese watinyaga iki? Cyambere cyo urabona nari umwana, nta Giswahili, nta Gifaransa, ntaki. Sinda kuvuga umwana ngo niyambuka umupaka agende, numvaga ari ibintu binteye ubwoba. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kumvira biruta ibitambwe. Niyo utera urutambwe gusa, rumwe gusa ukavuga uti ndagiye. Nari umwana nawe urabyumva. Kugere ku Gisenyi kubwira ati nabibonye ko wemeye. Nari umwana nawe urabyumva. Nari ntarakura cyane ngo mu mwuka no mu mubiri. Yes. Ibi bintu by'Imana birakomeye. Nuko rero ubwo rero komeza kwepana nayo kugeza. Nagumye nkwepana nayo rero, nibyo njya nkunda abantu ngo bankize mu kigunira mara iminsi 5. Nibyo njya nkunda abantu ngo bankize mu kigunira mara iminsi 5. Bandese kandi ku bantu badukurikiye babizi cyane bene nk'abari mu mujyi wa Kigali. 2004 mu kwezi kwa 12 ninjye wa mugabo bakize mu kigunira, bakamujugunya ku Gisozi mu mujyi wa Kigali mu giti cy'umunyinya. Kubera bakwepa Imana cyane, byari ibihano by'Imana kuko yari hamwe ngo nzabukora. Mbese ubaye nkayo na imujugunya mu. Yo nawe yagiye mu nda y'urufi, ariko je nagiye mu kigunira. Nzagaruka ngo ubuhamya. Kuko wibukwepa ahubwo. Ni burebure cyane. Byagenze bite? Bagusenze mu rusengero byageze. Umbabariye twabivugaho gakeya, nkazaza ngatanga ubuhamya kuko ibi bintu bivuze ubuhamya bugafata nk'amasaha 3.
ariko ibyiza reka mbivugeho gakeya Vugaho gakeya. kubera ko mbivuze natangira uko nakijijwe nkazakomeza Uko uko wakijijwe. nabaye mu mujyi nkakomeza uko byagiye bigenda ariko hagati aho njye kugira ngo njye mu kigunira nari narasuzuguye Imana nyine. narwaye agasuzuguro mboneho no kubwira abantu babwirwa n'Imana bakanga kumvira ngo bumvire umwuka w'Imana bavuga ibyo Imana yababwiye ko Imana yacu ni Imana izi guhana. Hari impamvu yatumye binyuza muri wowe ibitabicishije ku bandi, si uko abantu bose babwiye ngo bavuge batavuga, ariko bibashimye wowe kare wo bivuga. Rero njyewe narakwebye nigiriye mu mujyi igumya kumbwira ko izankubita mbifata nk'imikino, nza kwibonera akazi ko mu rugo. Ubwo mbere yaho nabanje kujya nkora muri Nyabugogo muri gare nzunguza utuntu n'inzira ndenze nzavuga mu buhamya. Rero nabaye hejuru y'ikinambara ku Gisozi hafi y'urusengero rwa Methodiste Libre, hayoboraga umwarimu bitaga Theo, yari Methodiste Libre. Imana ijye umugisha, yangurije ubutumwa bwiza cyane bituma mbasha no gukora mu buryo bw'umwuka. Rero ndaho ngaho umugabo nakoreraga bamwitaga Ruhumuriza, yari afite famiye muri Amerika, umuryango ugize ubukwe. Rero ansaba ko ndi busigare mu rugo njyenyine bakajya muri Amerika, ubundi mu busanzwe acuzaga amashuka muri quartier commercial. Ubwo rero agiye ansigira amafaranga yo kurya nta kibazo, aragenda. Yagiye mu kwa 11 agaruka mu kwa 12. Gusigira n'urugo rwose cyane rwose nta kibazo. Twari umuntu mwiza, twabanaga neza, ari umusore nanjye ndi umwana, yabonaga nitonze nta kibazo mfite. Bamenye rero yuko yaje abajura bamubonye muri quartier commercial, bafata buriya ngo twari dufite amakuru ko yagiye muri Amerika burazanye $. Uyu munsi tugomba kurijyaho. Baramukurikiranye rero atashye, baraza, twari mu gipangu cyari kirimo amazi 9, badusangamo. Byamaze kuba nka 6 z'ijoro, bakubita urugi bararwica. Asohoka agiye kubarwanya bamujomba icyuma mu gahanga yitura hasi. Hari n'inda yari yatahanye, iyo nayo barayizirika. Ubwo njye nkibyumva nahise nurira ku kabati kabaga mu cyumba nabagamo, nigira muri plafond ndahunga. Ariko bura nta wahungira Imana igushaka. Gusa iyo ngeze aho ngaho nsaba Imana imbabazi cyane. Natumye umuntu amaraso y'umuntu w'Imana ameneka kandi atagoye kumeneka. Ntabwo yapfuye ariko urumva yaramenetse, amaraso yaramenetse kuko byabaye ngombwa akajya no kuvurirwa hanze. Isamuriza indege mujyana muri Amerika, umuryango wita umujyana, byari bikomeye. Jewe rero urumva ninjye wateje ako kaga. Nagiye muri plafond ariko ntabwo nahamyemo, kubera ko Imana ninjye yashakaga, ntabwo yashakaga databuja. Ubwo baraje basahura ibintu byo mu nzu, babishyira mu modoka. Bari bazanye imodoka y'agaherigisi, bapakira ibintu byose n'amabandi yiteguye, bashyira ibintu byose byo mu nzu. Ubwo nanjye bagiye kugenda barabata abantu baba muri inzu turabazi, abamo n'umukozi. Kandi umukozi ntitwamubonye, wasanga yatubonyeje akazatuvuga, tugomba kumushaka. Rero bakubise urugi rw'icyumba nabagamo, binjiye basanga amashuka yonyine, babona aho naraye nyine ahantu hari umuntu ntabwo habekana. Bacana munsi y'igitanda barambura, barejya akabategari basanga sinakabamo. Hanyuma mu cyumba nabagamo rero cyari kirimo igunira. Abantu baza amagunira bya bifuka bya kera byo bikoze mu migwegwe, twacikamiga imyenda ishaje n'ibikweto. Ubwo barebye aho ngo basanga nta muntu urimo. Bari basohotse bagiye, umuntu warabatoya hano harayemo umuntu kandi byanga bikunda ari hano. Yahise ahagarara ku gitanda, afata umututu w'imbunda ukubita hejuru kuri plafond. Bari bazanye n'imbunda ebyiri, bakubiseho umututu w'imbunda. Ahita avuga ngo manuka cyangwa nkurase. Aho nari ndire bwoba bwaranyishe, mpita mvuga ati rwose mumbabare mutandasa, ndamanuka. Naramanutse nambaye agakabutura nararanye, hejuru nta kindi kintu nambaye. Mbageze imbere ku gitanda, umugabo mwita nkubita urushyi, arayije afata ishati yanjye irambitseho ngaho, ambuhira amaboko inyuma. Bayije batanzirika n'amaguru, bafata cya gifuka bamena inkweto hasi n'imyenda, barayije bashyiramo, barahambira, batera bashyira mu modoka, bashyiramo igitanda, bashyiraho utubati, bashyiramo intebe zo mu nzu, buri imodoka turagenda. Tugeze hariya munsi yaho iyerikiri uyu munsi wa none, ni hakuno ya ADPR Gasave, hari akara gakinjo kari katari kahajya. Hari hakiri ibihuru, hari hakiri ibiti by'iminyinya, hari ishyamba abantu bahatuye icyo gihe za 2004 barabizi. Hari agahanda kamanuka k'ibyatsi, niko twamanutsemo n'iyo modoka. Ubwo bageze aho ngaho byamaze kuba nko masaha 9, shoferi arababwira ko bukeye kandi twadufitiye umuntu mu modoka, mwamukuyemo nitugera kuri polisi bakaduhagarika bagasanga muri iyi modoka harimo umuntu, turavuga ko tumujyanye. Umuntu umwe mu bisambo bari bicaye mu modoka hejuru yanjye, yahise akuramo icyuma aravangura ibyo mbirangiriza. Shoferi ambwira ati siga utamena amaraso mu modoka yanjye.
kubera ko ayo maraso n'umutere cyuma no muri iyi modoka amaraso arahita ameneka muri iyi modoka agenda ajojwa muri kaburimbo bitume polisi duhagarika itubaza aya maraso yavuye kandi muri twebwe nta muntu wakomeretse akimara kuvuga gutyo mu mutima wanjye ndetse mbwira Imana ngo Mana nuramukundokoye mu mutima wanjye ukaramukundokoye urupfu rw'uyu munsi igihe cyane nzamara nkiri ku isi nzagukorera kandi urimo guhunga kandi kujya Kongo nyine duhiga imihigo urumva nyine nageze hahandi bavuga ngo namatakira ngo yi ariko narivuze Imana yo mu gihugu cyo mujira byumva kubera yuko ikunda imbabazi kuruta ibitambo ubwo rero bahise baterura ryagunira mu gihe bajya kuryurutsa ngo bakire hasi wenda bibanje mbagura n'ibyo byuma shoferi avuga atari kubundi mwahirikiye hepfo aho ngaho ko murayinga ari ishyamba imbwa zo muri uyu mujyi wa Kigali rwose zizamusigaza ari muzima ari no mu icyo kigunira abari koko ni nabyo ye kudukereza bafashe ryagunira rero baratera barajugunya muri kwa kujugunya riragenda ryigwira mu mashami y'umunyinya hanyuma rihamamo rihagamamo amashami y'umunyinya rihagamamo ubu ngubu nuko twicaye ariko biranagaragara n'ubundi uru rutugu ntabwo rureshya nturu kubera ko bamboshye gutya muramo iminsi 5 amaguru n'amaboko indi irabyimba amaboko arabyimba amaguru arabyimba bansanzemo ngeze ku kigero cy'uko numva ariko ntakibasha kuvuga imvura yaragwaga ikanyagira izuba rikantwika afite amabara ku mubiri aturuka kuri ibyo bigwegwe bitewe nyine n'iki gihe rero n'ubuhamya bunini mbabwiye ukuntu Imana yantabaye n'ukuntu yateje umuyaga n'imvura nyinshi mu mujyi wa Kigali amapota akagwa ukuntu hereje abantu bakoraga muri electrogas icyo gihe bakaza gushaka ibiti hanyuma batema igiti kikagwa mu nyinya ndimo n'ubuhamya bunini mbabwiye ko gashishi k'Imana yaje kunsengera avuye cyangwa gakanza ku gitanda Imana yamutumye aba imubwiye ngo yagasuzuguro ngo ndibona ry'imiti y'abarwayi ntarwaye n'ubuhamya bunini reka tubanze dutambutse ubutumwa bw'abandi ubuhamya tuzavuga zabudu ubuhamya burahari mfite ubuhamya bwinshi narwaye paralize ngira ipapuro ryo kwa muganga abantu benshi barabizi ngagara amaguru n'amaboko bakajya banterura nta hantu batambuje mu gihugu cy'u Rwanda biraga kubwiyo mpamvu nyuma yaho byaje 2018 ubwo sa kandi gasuzuguro ubwo byari ishuri ninjiyemo mfite ubuhamya bunini cyane mfite ubuhamya bw'umuntu wandashe umwambi hano mu gatuza ngiyi inkovu urayibona rero iyi nkovu tuzayivugaho mu buhamya bwayo burambuye kubera ko iyi nkovu none se ntago wageze imbere ntago umwambi wapfumuye ngo ugeremo imbere nzakucya ntutonekara oya uretse ko hari igihe kigera nyine ikabyimba ikandya urabona ko ngo bamaze kuyibaga kabiri ntago wageze imbere ku mutima oya uwo ni umwambi Imana yarankingiye umwambi w'ishyamba mwari mu ishyamba cyari mu gihe cy'intambara muri 1994 nagiye gushaka ibyo kurya ndi kumwe na shangaze musize ahantu yihishe njya kumushaka icyo kurya bimwe bitaga gufuya hanyuma ngiye gushaka icyo kurya mbona ahantu hari imyumbati ndavuga reka nshukure imyumbati kuko twari twihishe hanyuma muzana umwumbati wo kurya rero umuntu w'umuturanye arambona ambonye niwe nshukure imyumbati niwe muntu wahise azana umwambi umuheto arazibukira agiye kundasa umwambi uraza ufata mu giti cy'umwumbati umutwe wawe niwe wahengutse winjira mwaha gusa nyine hari igihe kigira bikagaruka ariko Imana yo mu gihugu cyo yari umuhanga mu gupima ariko urabona ahantu yapimanyije ubuhamya bwo burahari ubu hose abamwe inkovu ntaho uzaba ntacyo uzaba banteye mu musarani wa metero 7 bantera n'amatafari sinapfa ngo banteye mu musarani wa metero 7 bantera n'amatafari sinapfa ubuhamya bwinshi rero mfite ubuhamya bwo burahari n'ibyo nkubwira ngo ubuhamya burahari y'igihe cyabyo cyubanye cyageze iragushaka ariko wagato iracyagushaka utarakorera Imana igufite umugambi mwiza ntago yakurekura abo mbwiye abantu ukuntu bandeze njya nkura kwibasa njye ngira isoni abantu bajya ngo kucyo bivuga ahubwo nuko nabonye Imana ndo umugabo wabaye umwere maze imyaka 10 n'amezi nemba muri gereza yansinde bandega uruhinja rufite umwaka n'amezi 2 uruhinja ngo warwishe se ntarukoreye viyore usambanye umwana w'umwaka n'amezi 2 bayindega ngo washize amezi 7 ngo bivuga ngo umwana yaragize umwaka n'amezi 9 ndagenda bankatira burundu ndaburana inkiko zose ndazizenguruka hanyuma maze imyaka 8 narabyihoreye byararangiye narakiri ubuzima wari wiberamo ndimo gusenga Imana irambwira ngo gera usubishe mu rubanza nshaka ingingo nyansubisha mu rubanza mpita mbumwire ndataha umaze imyaka 10 ni naho narwariye paralize muri gereza ubwo rero nk'ubwiye ubuzima bwaho ngaho nuko Imana yagiye indinda ni birebire
gukorera imana gusa ni iby'igiciro cyinshi, niyo mpamvu rero tudahwema kuyivuga, ni ubuhamya bunini. ntacyo ugiye kuvuga, nkubwiye uko nafungiye mu bikontineri nzira kuvuga imana byaba binini. Rero muri makeya nyine tuba tuvuga imirimo y'Imana n'ibyagiye ikora. Mbese ubu tuvuga niyo uhagaze ku maguru yawe abiri uvuga Imana, uvuga Imana wabonye. Njye mvuga Imana nabonye, ntabwo mvuga Imana nsoma hano mu gitabo, nubwo kugira ngo nyigereho nabivanye muri iki gitabo. Mbanza gusoma, nsomye numva biraryoshye, ndashimikira, hanyuma ninjira mu cyumba cy'amasengesho, ngezemo nsanga Imana ivuga. Nanjye ndashimikira ndavuga ngo Mana we nshaka kumva kuvuga. Niba abantu bavuga ngo Imana uravuze, nanjye ndashaka kumva kuvuga. Bintera ishyaka n'umwete byo gusenga udasiba. Ndatitiriza imbere y'Imana. Nanjye tangira kuvuga, nanjye numva ko Imana ivuga. Rero niyo mpamvu niba kuvuga Imana, mpagaze ku maguru yanjye abiri, mba numva ndi fiyeri, mba numva nkomeye, mba numva nta n'icyanyeganyeza, kuko mba mvuga Imana mfite ibihamya. Rero ni byiza cyane, niyo mpamvu mvuga ntabwo bamfite. Imana iguhe umugisha nshuti yanjye cyane rwose. Tukomeje tukavuga bwakwira bugashya. Reka turase ku ntego wenda y'icyatumye nkutumira. Nakubwiye ko abantu bagiye muri commentaire y'ubuhanuzi bwawe. Yego. Bwavugaga ku byago 5 byugarije se. Ni 5 nimba ntibuka neza. Ni 5. Wabisubiramo gake wenda ukibutsa abantu kuko twumvisha ibyo wagiye uhanura n'imbyimana yagiye gukoresha. Abantu bakavuga bati se kuki ahanura ibibi gusa, ariko twumvishe ko atari ibibi gusa. Ntabwo ari ibibi gusa, ntabwo ari ibibi gusa. Bisubiramo gake uvuge uvuge bimaze kuba nibyo dutegereje. Urumva duciye muri make, duhere kuva nyijwe kugeza 2004. Ubwo ko nagiye muri Kongo Imana intumye kubwira wa mama ntabwo nabivuze. Kandi waje kugeze yonja muri Kongo. Waje kumvira Imana cyane, naho mu kugenda nabonye ukuboko kw'Imana. Nabonye abampitike, mbona bansemurira, mbona banjyana. Yari umukongomani cyane, mama Shokora yari umukongomani cyane rwose. Umugabo yari umukire wa 3 muri Kongo. Uramubwiriza ahita akizwa? Yarakijijwe. Ahubwo hari umugabo yari yarafungiwe muri Canada. Wari umushyiriye ubutumwa. Hanyuma n'abana be baraheze mu Faransa, baravuze viza zibazana. Ubwo rero hari ubutumwa Imana yari yampaye kugira ngo umubwire. Hanyuma rero urumva namaze imyaka 4 mfunze. Urava hano nanjye umbwiye umugambi w'Imana mfiteho. Nidusenga ikabivuga nese ko atari twa tubyiha. Narinze kubyihangamo. Oya. Ushiti zanjye tubonye umuhanuzi w'ukuri. Umuntu utari bamwe b'iki gihe bavuga ibyo bishakiye cyangwa se ibinezeza imitima yabo babwira, ibiryoheye amatwi, ariko uvuze ukuri, uvuga icy'Imana yakubwiye. Uvuze ikintu cyiza. Hari abantu bamaze iminsi bampamagara, bambwira ngo bagiye bahamagara ngo abantu benshi muri iyi minsi ngo bakabaca amafaranga. Ugasanga umuntu arampamagaye akambwira ati ngiye mfite ikibazo, mfite uburwayi, abana banjye barwaye abadayimoni, se mfite indwara amaye igihe kingana gutya, ariko abantu bamaze kunjya amafaranga bambwira ngo baransengera ni benshi. Bakanga ngo kuki mwahawe gukorera Imana mubiherewe ubuntu mugaca abantu amafaranga. Rero mbonera kubwira abantu badukurikiye, mbabwira ngo umuntu wese uzahagarara imbere ya cyangwa se mukavugana akakubwira ngo mpa amafaranga ngusengere, uwo ntago ari uw'Imana, ntago ari umukozi w'Imana. Twaherewe ubuntu ngo dutangire ubundi. Ibi ngibi ntago ari byo dukura kuri ba data na ba mama, ntabwo ari umurage w'umuryango. Ibi ngibi ni impano y'Imana itangirwa ubuntu. Ibi duha nta kiguzi tugihaye, ni niyo mpamvu tugomba kubiha abantu b'Imana nta kiguzi baduhaye. Njye nkunda kubwira abantu ngo umuntu uzankurikira cyangwa se yampamagara ngo musengere nkamuca amafaranga, azajye kuri cana Nyamoza avuge ngo uyu muntu ibyo avuga arabeshya. Rero rwose nyamuneka mbakangure mbabwira ngo ibisambo byo biriho. Hari abantu bishakira indamu, bazi ko niba ajya hagaragara bakavuga ko Imana yavuze bazabona amafaranga. Twe ntago aricyo dukurikiye, icyo dushaka nuko imitima y'abantu benshi yakira. Mbone no kubabwira ngo uza baca amafaranga muzamubwire ko atari uw'Imana. Abantu b'Imana barahari basengera abantu batabaciye amafaranga. Amen. Hari ubuhanuzi wigeze gutambutsa mu minsi yashize, ndakeka ari nko mu kwezi kwa mbere, ndakeka. Oya buriya ntago ari mu kwa mbere, nuko buriya mu kwa mbere wenda aribwo ushaka kuba warabimenye. Ariko buriya buriya buhanuzi bwaje mu kwezi kwa 7 2022. Mu kwa 7. Kuko nibwo bagiye kumara umwaka. Nibwo nagendaga mu masoko, mu mihanda, no mu nsengero, norira ibiti mu nsengero, mu byumba, ku misozi, nkagenda mbivuga. Urangurura ibyorezo cyane, kuko yarambwira ngo irukanka ubivuge cyane. Yarambwira ngo yo kugerura kandi we guceceka, ngo wibwire abakomeye n'aboroheje babyumve.
nagerageza kuryama bikanga reka da nkirukanka nkagenda. ni ukuvuga ngo ngewe twahuye buriya twahuye bumaze igihe abantu barakumvishe cyane. Noneho hari ubu tuvugana byarasohoye cyangwa se Imana yagize imbabazi cyangwa se tubitegereze. Imana yacu ni nyembabazi. Turashaka kukubaza kandi nugera mu gihe cy'ubuhanuzi ndaceceka jewe ndifata ntacyo ndi kongera kuvuga. Nta kibazo niyo wavuga ukambaza tukabisangiza n'abantu tuvuganira ntacyo bitwaye, kubera ko n'ubundi abantu barabyumvishe n'abikurikira ari ubwa mbere nawe kandi yabyumva ntacyo byatwara kuganira. Hari ibyasohoye hari n'ibitarasohora, uretse ko hari n'ibyo twifuza ko bitasohora bisubiremo nyine niba ngombwa, kubera yuko buriya iyo turimo Imana itubwiye ibintu tuba tubonye umutwaro wo gusenga. Kuko ntago Imana iramutse kubwiye ngo wenda ngo hari inzara igiye gutera mu gihugu, iyo nzara icyo gihugu kirimo wowe, kirimo umuryango wawe, kirimo abaturanyi bawe, kirimo abavandimwe n'inshuti n'umuryango. Ubwo rero iyo nzara yije twese tugeraho, ntabwo tuba twifuza reko ibyo byagera mu gihugu cyacu cyangwa byagera ku bantu b'Imana, kuko bitubwiye mbere bitari byabo. Kuko aravuga ngo nta kizajya kubita kimenyesha intore zayo zitegera ku manywa na nijoro. Ubwo rero abanyarwanda bo nabo babicaho umugani mwiza, barabanga iyo ryagaragaye ntabwo rero rikica isuka. Imana iba yabitweretse kugira ngo tubisengere. Rero twarasenze pe, hari ibyabaye, kuko buriya hari igihe dusenga ariko ibyo Imana yari tugambiriyeho ntibisohoze nk'uko yari yabigambiriye byose, ariko hakagira akanyafu gakeya kagera ku bantu bisa n'ikimenyetso kugira ngo abantu babone yigeze kumbwira urupfu rukomeye rwihuse. Umuhanuzi w'Imana arambwira ati Imana irukuyeho ariko hari ikimenyetso. Dore ikimenyetso, dore ngikido cya kindi. Rero bari Imana nyine irakinsigira rwose. Imana yacu ni nyembaraga kandi ni nyembabazi. Kuba hari ibyabaye twihanganisha nawe byaba byaragezeho, kubera yuko nyine ibihano byose biraryana. Nta byago biba byiza ku muntu, nta cyorezo kiba cyiza ku muntu. Iyo ibintu bigeze ku muntu nyine bimusigira ibikomere. Rero aba barakomerekejwe n'abo byagezeho bikabasigira ibikomere ku mitima. Mbone ko kwagura ngo nibihangane, kuko nasomye ijambo muri Zaburi 147 umurongo wa 2 na 3 bambwira ngo ikiza abafite imitima imenetse yarangiza gakiza n'inguma z'imibabaro yabo. Rero mu ibyo byorezo bitanu twari twavuze, Imana yari yambwiye yuko hari ibyorezo bitanu bigiye kuza bikurikira covid yarahitana abantu benshi, ariko ibyorezo byo Imana yarambwiye bigiye kuza mu isi byari bibi cyane, kuko byari gutwara abaruta ba covid yatwaye. Kuko yambwira ko nta gihugu na kimwe kizasigara, kandi yambwira ko yaba ukomeye n'uworoheje bose bizabageraho, uwize n'utarize bikamugeraho, uyobora n'uyoborwa bose bikabageraho. Urumva rero ibyo bintu ntago ari ibintu byo kumva ngo turyame dusinzire nk'abantu b'Imana, ahubwo tuba tubonye urugamba rwo kurwana nabyo, tugasenga Imana, tugasabira imbabazi abanyarwanda. Nk'uko Daniel amaze kubyumva yagiye akajya kwatura ibyaha by'ubwoko bwe bw'iwabo, agasaba Imana imbabazi. Rero twarasenze tubwira Imana ngo Mana urengera abantu bawe. Hari ibyo Imana yagiye igabanya ikagenda ibyoroshya, ariko hari n'ibyagiye bisohora, hari n'ibindi tutari twamenya amakuru yabyo ko bizasohora cyangwa bitazasohora, ariko turacyategereje. Ariko tugize amahirwe y'Imana nuko abantu b'Imana bakumvira bagaca bugufi, bakambara ibigunira, bagasaba Imana imbabazi. Ibi bintu Imana yatugambiriyeho ntibidusohoreho. Rero yatubwiye ko hari ibyorezo bitanu bizaza. Ibyo byorezo byamara kuvaho hagakurikiraho n'inzara y'imyaka 3. Inzara zo zigenda ziza, uwavuga ko inzara itari yamugeraho yababeshye. Usinzara hari irenze ngi, kubera yuko inzara ejo bari turimo dusenga Imana yaratubwiye ngo ikimenyetso cy'inzara mwarakibonye, ngo utari yakibona ngo azajye gusenga abazimana. Rero inzara nta hantu itageze. Iyo ubonaho ibishyimbo byaguraga 500 bigura 2000 byo ari ikibazo. Aho umuceri waguraga amafaranga 600 kilo uzamuka ukagenda ukagera mu 1000 bingahe, kiba ari ikibazo. Nta muntu rero nzara itagezeho, yaba ufite akazi n'utagafite, yaba uhinga n'udahinga, twese inzara twarayibonye. Uyu munsi ku bankurikira ari abahinzi barabizi, aho umuntu yoza gatone y'imyaka muri iki gihe nta wasarimo byibura n'ibiro 500. Ubwo rero bigaragara yuko inzara twarayibonye, ariko Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ikomeza kuba hafi yacu, turengere, iturindire mu bihe biri imbere rwose, ica inkoni zambi tubabarire, kuko abanyarwanda twarumvishe kandi twaciye bugufi. Turacyakomeza kwisaba imbabazi kugira ngo n'ibindi yarigambiriye kuri twebwe ibigabanye.
mu byorezo bitanu rero Imana yari yambwiye yuko hari ibyorezo bitanu bizaza bikurikira covid. Yari yambwiye ko icyorezo cya mbere kizarangwa n'ibiheri byinshi, kandi hari ibihugu bimwe bagiye bampamagara yuko ibyo biheri byamaze kugeramo. Ibiheri bigenda bitonyora umubiri. Hari abampamagaye bambwira ngo babonye ibiheri, babaje ubwoko bw'ibiheri babonye, barambwira ngo ni bimwe byo mu nzu biryana. Ndabwo ntago ari ibyo Imana yambwiye. Imana yambwiye ko ari ibiheri byo ku mubiri bizajya biza abantu bakishima, hanyuma umubiri ugatonyoka. Icyo cyari ikimenyetso kizaranga icyorezo. Ibyo byarabaye. Hari ibihugu byabayemo, ariko iwacu mu gihugu ntabyo twabonye. Bivuga ngo Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yaraturengeye. Amen. Yaraturengeye rwose. Aho bigeze aha ngaha rwose turashima Imana yuko ibyo bintu bitari bya mu gihugu cyacu, yuko Imana yaturengeye. Icyorezo cya kabiri rero Imana yari yambwiye yuko hari abantu bazifata bakajya bava amaraso mu ngingo zabo, nta byuma bikomeretsa bibagezeho, ngo amaraso menshi agatemba. Byarabaye, abantu barabizi. Muri Kenya byarabaye. Hari abantu muri Kenya bagiye bahamagara bakabimbwira, hari abari muri Uganda bagiye bahamagara bakabimbwira, hari abari muri Kongo bagiye bahamagara bakabimbwira. Rero mu bihugu by'abaturanyi byarabaye, ariko iwacu mu Rwanda nta byabaye. Imana ishimwe yarakivivuye, yumvishe gusenga kwacu. Hanyuma rero hari ibindi byorezo bitatu bisigaye byo ntari namenya amakuru yabyo. Nkomeza no gusenga Imana, mbwira Imana ngo Mana birenze igihugu cyacu, ndetse n'abandi batuye mu isi nabo bibarinde, kubera yuko umuntu wese y'icyorezo kimugezeho kiramubabaza. Bitagombye ngo ni umwirabura cyangwa se ngo ni umwera, abantu bose bibagezeho bibarya kimwe. Rero tuba dusenga Imana tubwira ngo Mana rwose barengera abantu bawe waremye, nubwo ari abanyabyaha bakabaranze kwihana, ariko harimo intorezo zo gutakira ku manywa na nijoro, kandi nibizi ibyo byorezo ntabwo bizatoranya, twese bizatugeraho kimwe. Rero tubabarire. Icyorezo cya gatatu rero cyari icyorezo kizarangwa n'igisimba nabonye kimeze nk'inda. Nabonaga ndi mwiyerekwa nkabona nk'igisimba gushyira ku munzani kigapima nk'ibiro 3. Cyari gifite umurizo ufite ubumara bwinshi, kuko nabonaga gihabwa uburenganzira bwo kurya abantu, cyarimo umuntu agahita apfa. Bituruka mu butaka, bituruka mu cyari. Byari ibisimba nabonaga biteye nk'inda bigenda n'amaguru, ariko nabonaga bitonze cyane nk'uko ubona ubushishi buza, ukabona bitonze bigenda umurongo, bigenda birya abantu. Nabonaga byirara mu bantu bigenda bibarya ari byinshi bijagata nk'uko ubona inshishi jagata, ariko biteye nk'inda. Gifite amaguru nk'ayinda, umunwa nk'uwinda, ariko aho bitarukanye n'inda nuko cyari gifite umurizo. Wa murizo wacyo rero cyagenda kijomba abantu, uwo kirumya agahita apfa. Imana rero yatubwiraga ko icyo cyorezo kizatwara kimwe cya kabiri cy'abaturage batuye isi. Ubwo rero urumva ko ni icyorezo kibi. Dusenga Imana tibwira ngo Mana mu gihugu cyo mu ijuru rengera abantu bawe, nubwo tutumviye umwuka wawe, ariko tubabarire. Icyorezo cya kane ni icyorezo Imana yari yambwiye kigiye kuzira urubyiruko hamwe n'abandi bantu bishe mu byaha by'ubusambanyi. Kubera ko Imana yari yambwiye ngo urubyiruko rwishe mu byaha by'ubusambanyi cyane, ngo kugeza nubwo abantu baryamana n'amatungo. Imana namwe ngo kugeza nubwo abantu babana bahuje ibitsina. Imana irambwira ngo irababaye cyane. Irambwira ngo ije kubateza ibisebe bitonyura mu bitsina byabo. Irambwira ngo igiye kubatwikisha umuriro mu bitugu byabo, ngo hashye habe ubushye bateme. Ariko ndimo ndasenga Imana nyibwira ngo Mana arengera abantu bawe, Imana ibabarire, kuko bisoheye ku bantu byaba bikomeye, kuko ni icyorezo kigiye kuzira abasambanyi n'abasambanyikazi. Kuko Imana yamwe ngo abantu bakirara mu masengesho basenga, ngo basigaye barara mu tubyiniro babyina basambana, mbese gusambana byo bagize umuco aho kubana n'Imana ngo basenge. Rero mbabwira Imana ngo Imana irengera abantu bayo, ibabarire gucyanirwa kwabo bagize, ibacire bugufi. Kuko yagize yabwira Aburahamu, aramubwira ngo Aburahamu arayibaza ngo mbese databuje haramutse muri Sodoma habonetsemo umuntu abantu 50, ntabwo wazababarira? Ese habonetse 20, ese habonetse 10, hakaboneka 5, ese 5 niba urakaboneka umuntu wo gukiranukira, ntabwo uzareka kuharimbura. Imana ngo aramutse habonetse abo 5 nahababarira rwose. Rero ndabivuga ndashidikanya, hari abantu benshi b'Imana bari mu isi bumva ubutumwa bakamfasha gusenga. Ari nabajya bamumagara bakamwa ati dufatanye gusenga, dufate amasengesho. Nko mu gihe cyashize mu kwezi kwa kabiri, hari abantu bamumagara muri iki gihugu cy'u Rwanda bamwe dufasha amasengesho y'iminsi 2 yo gusenga ngo Imana ikuri icyorezo cy'inzara mu gihugu cyacu. Turayafatanya dusenga Imana. Rero hari n'abandi baba bataduhamagara ariko bari impande n'impande babumve ubu butumwa bakabata ibintu birakomeye, reka dusenga Imana idufashe. Rero tuba turimo dusenga kugira ngo Imana ibicishe ku ruhande, Imana ibiturengere, kandi n'abantu mbone no kugira abantu badukurikiye yuko buriya Imana yacu ikunda imbabazi kuruta ibitambo, bajye bubaha Imana basenge, Imana mu gihugu cyo mu ijuru izabarengera. Icyorezo cya gatanu rero cyari icyorezo cyo kubura umwuka. Abantu bagenda nko mu isoko ukabona abantu niba hari nk'ibihumbi 5 byaremye isoko, ukabona nk'abantu 500 bituye hasi bose barapfuye kandi nta muntu bishe bitewe no kubura umwuka.
umuntu akifata umwuka ugahita uhagarara ukifunga ntukaba utatira ngo ujyane kwa muganga. Imana yamwe icyo ni icyorezo kandi ngo kitazarobanura. Rero turasenga Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru irengera abantu bayo ibyo byorezo bitazasohora. Nicyo rero navuga ko ibyo byorezo bitanu Imana yari yambwiye kuvuga, gusa nubwo nyuma yaje kumbwira ngo mbwire abanyarwanda basenge, yari yambwiye ngo nimbabaza ngo mbese ko Imana yahaye igihugu cyiza ikaha n'ubuyobozi bwiza mu gihe cyabujije gusenga no kubaha Imana. Rero nagumye kwibwira abantu benshi kandi abantu badukurikiye bagumye kugenda basenga. Nagiye mbona impinduka nyinshi ahantu henshi, nagiye mbona abantu bihana, mbona abantu bagenda babyumva baca bugufi bibuka imihigo bagiye bahigira Imana. Nizere ko n'abagenda badukurikira uko bwije nuko bukeye nabo aho ntabasha kugera nabo barimo bagenda bikora, bagenda basaba Imana imbabazi, bagenda bagarukira umwami wacu, bongeye baca bugufi ku birenge by'Uwiteka. Rero Imana yacu tugirire neza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abantu banjye, abantu bitiriwe izina ryanjye nibaca bugufi cyane bagahindukira nzabakiriza igihugu cyane. Yanabivuze cyane avuga ngo yewe Isiraheli we ngo nugaruka abarinjye ugarukira. Ni kuvuga ngo n'ubundi ijambo riravuga ngo dutungisha benshi. Ni kuvuga ngo iki gihugu cyangwa se abantu b'Imana batunzwe n'amasengesho y'abakiranutsi cyane. Mufatireho rero buriya nubwo hari abantu babona abantu basenga bakabita abasazi ngo ni mburamukoro, buriya ni byiza gusenga kubera yuko buriya wowe wagiye mu kazi wayibereye mu murimo wawe cyangwa utabasha gusenga y'iminsi, ko hari abantu buriya batungwa n'amasengesho y'abandi. Hari abantu batungwa nuko nasenze, batungwa nuko wasenze. Wa muntu akaba atari uko yanga gusenga ariko muri we akaba atabishobora kuko si umuhamagaro we gusenga ni ryasengesho ryo asenga agiye kuryama cyangwa abyutse cyangwa agiye mu kazi cyangwa undi akafashwa nuko agiye mu materaniro, ariko ibyo kuvuga ngo mfata amasengesho niyiriza ubusa akaba atabishobora. Byo kuvuga ngo wenda ngo yajya mu buvumo nk'abandi akaba atabishobora, kuvuga ngo yarara ubutayu nk'abandi akaba atabishobora. Ariko wa wundi wagiyeyo iyo asenze agasengera igihugu, abantu batuye mu gihugu bagubwa neza kubera ko tuba tubaye abarinzi b'Imana yashyize ku nkiki ngo tubere maso umudugudu. Niyo mpamvu rero gusenga bigira umumaro. Imana iguha umugisha. Twumvishe ibyorezo bitanu ko bibiri byavuyeho, hasigaye bitatu byo gusengerwa. Hasigaye bitatu nabyo Imana ikabikora. Abantu basenga bamfashe tubisengera Imana rwose, duce bugufi tumere nk'abantu b'Nineve, duce bugufi twambara ibigunira turire Uwiteka, Imana yacu ibashe kutubabarira. Mbere yuko uvuga kuri ibyo byorezo wari wabanje kuvuga ku mvura. Yego, imvura yaraguye. Hari imvura yaguye hari n'itari yagwa. Hari imvura yaguye hari n'itari yagwa. Impamvu mbivuga ko hari imvura yaguye n'itari yagwa, turimo dusenga Imana nyine byarabaye, dusenga Imana tugiye gusenga ngo dusengere imiryango yagize ibyago yahuye n'akaga, kuko urabona ni ingingo zacu kandi ubwo turi ingingo zimwe, iyo urugingo rumwe rubabaye umubiri wose urababara. Ibyo ni ukuri. Ubwo rero twafashe igihe cyo gusenga Imana, hanyuma dusenga Imana. Turimo dusenga Imana, umwuka w'Imana aratubwira ngo nubwo iriya mvura yaguye igahitana benshi ariko ntabwo ari yo mvura izagwa yonyine. Yaratubwiye ngo hari n'iyindi izagwa ngo kura ko abantu bagomeje kwinangira imitima. Yaratubwiye ngo hari n'indi mvura izagwa bitewe nuko abantu bakomeje kwinangira imitima. Mbona no kubwira abantu mbabwira ngo nimukomeze guca bugufi imbere y'Uwiteka kubera ko Imana yacu hari ibyo iboneka abona abantu batari bahinduka. Niba itubwira ngo tureke kurara mu tubyiniro dusambana, uyu munsi hano twaba tukibikomeje, umubare w'abikora bakiyongera, nta kizatuma Imana yacu itubabarira. Niba itubwira ngo nituyice bugufi tuyubahe tukarushaho kuyigomera, abantu bakaba batangiye kureka insengero batagishaka kwibuka inzira y'amasengesho, abantu bakagishaka kubana bahuje ibitsina, bakajya n'ubwo bavuga ngo abantu basezanye ku mugaragaro, abandi bakaryamana n'inyamaswa batabiretse, Imana yacu yatubabarira gute? Ese umukozi w'Imana ubwo utumye ngira ikibazo wenda n'Imana nimba byumve nayo ko nkibajije, kuki itarimbura ba nyiri kubikora, ba nyiri gukora ibyaha? Erega buriya twese dutuye mu isi kandi nyine buri ibyorezo bije bigira abo bigenderamo, hari ababera ibitamba abandi. Ubwo rero nyine abantu byagezeho bihangane, Imana izakira gutyo nyine. Ububyiniro buri kanya iki n'iki byaha birakorwa byinshi tuba tubireba, ariko kuki idahana ba nyiri kubikora ahubwo igahana inzirakarengane? Buriya nyine yo ibi biri mu mugambi wayo, twe ntabwo twamenya impamvu iba yahereye iruhande. Iyo mvura izagwa ryari yo? nimba ntabwo wamenya igihe izagwira. Imvura y'Imana rero
hakorwa iki kugira ngo wasiye kugwa? ni ukwihana tugaca bugufi tukatura ibyaha byacu tugasaba Imana imbabazi tukayisaba kuturengera, yaba ukomeye n'uworoheje tugasaba Imana imbabazi. Abarimo gukora ibyaha batihannye birashoboka ko abakozi b'Imana twapfukama tukihana mu cyimbo cyabo? Ya birashoboka, birashoboka kuko Daniel yagiye gusenga asengera ubwoko bw'iwabo, aratura ararira akiyiriza ubusa akagira ate asengera ubwoko. Si nawe wenyine, Eri nawe ndetse na Yobu. Yobu yajyaga iyo abana be babaga biriwe basabana n'abandi bana, Bibiliya tuvuga ngo byagiraga nimugoroba ngo yafataga umwanya wo gutamba agatambira Uwiteka yeza abana be, abanga hari abana banjye baba bakoze ibizira, none kubera yuko biriwe tutiriranywe Mana umuryango wanjye ukoreho ikizira. Birashoboka yuko abantu twese duhuje umutima tugahuza inama tukajya ku birenge tugasenga tukabaza Imana umugambi ifite kuri twebwe, byashoboka ko yaturengera. Ubwo mukoro ni uw'abakozi b'Imana, n'uw'abatambyi cyane, n'uw'abatambyi cyane, tugahagarika ibyago n'uw'abatambyi. Nibareke gutererana abantu ngo abantu bifate nk'aho atari ibyacu twese, ahubwo tubigira ibyacu tubifate nk'ibitureba, kubera yuko yo imvura nk'iyi ngiyi iguye igatwara abantu, igatwara imiryango myinshi, igihugu kibitesekariramo kirababara, kandi igihugu kibabaye natwe abanyarwanda tuba tubabaye. Ntabwo habara agace runaka kabayemo ibyo byorezo, oya. Nk'ubu imvura yaguye Gisenyi ntabwo habaye abanyagisenyi gusa, twebwe twese turababaye kubera ko twabuze inshuti zacu, twabuze abavandimwe, twabuze imiryango, twabuze abanyarwanda bari kutwubakira igihugu, twaburemwe abanyabwenge bakadufasha kuzana iterambere mu gihugu cyacu, bituma ubukungu bwacu bugenda busubira inyuma. Twahombye byinshi kuko nk'ibikorwa nk'amafaranga ari kuza gufata igihugu akacyubaka akagiteza imbere bayajyanye mu gufasha abantu, babashakira amacumbi yo kubamo, babashakira ibyo kubatunga, kandi bari abantu bakagombye kuba bitunze bakora imiryango bazamura n'igihugu. Rero twese biratureba, niyo mpamvu dukwiriye gutahiriza umugozi umwe tugaca bugufi tugasenga Imana. Urakoze cyane, Imana yumve gusenga kwacu. Gusaba gusengera abantu muri rusange uko umwuka kuyobora, ariko cyane cyane dusenge ibyo byago tubihagarika abantu nibaca bugufi, cyangwa se uko umwuka kuyobora ariko usoze dusenga Imana. Ya turabisengera rero, mbonereho no kuvuga ku by'abantu bagiye bambaza, wenda abantu bagiye bampamagara bakambwira ngo dore ya mvura yawe yaguye. Nago nisegura ku bantu babwira ngo ntaganye ngusha imvura, tuba twasenze Imana ikabivuga ntaganye ngusha imvura, ariko abantu bihangane. Imvura kugwa ko yaraguye ntabwo twayihagarika, ngereke kugwa kandi yaraguye, ariko gusa igikuru cy'abantu bashaka ubwishingizi muri Yesu, kubera ko ijambo ryatubwiye ngo umuntu udafite Yesu nk'umwishingizi ngiye imvura izamunyagira. Rero tugiye gusenga Imana, mboneho no kubwira abantu b'Imana ngo muri iyi minsi Imana yarambwiye ngo nimfata igihe cyo gusengera abantu bayo. Abo tumaze iminsi tuvugana, naho maze iminsi ngenda ndimo ndagenda mbibabwira, ndi mu mwanya cyangwa se ndi mu mezi yo gusengera abantu. Ku kwezi kwa karindwi n'ukwezi kwa munani Imana yarambwiye ngo ninsengere igihugu cy'u Rwanda, kubera yuko ngo ni amezi adasanzwe. Kwa karindwi no kwa munani Imana yarambwiye ngo n'ukwezi kudasanzwe mu Banyarwanda. Ngo si yamvura cyane ukwezi kwiza. Nuko yambwiye, ntabwo nzi ikintu yabimbwiye. Yarambwiye ngo n'ukwezi kudasanzwe. Buri ikintu kidasanzwe ujye ukitondera, gishobora kuba cyiza cyangwa kibi. Rero yarambwiye ngo ninsenge. Y'Imana imbwiye ngo nsenge ntabwo kiba ari cyiza, ahubwo buriya hari uko irimo kubibona igasanga kubimbwira ngiye ntashobora kubyakira. Hari abantu bigeze nibura usaba umusada ngo mufatanye gusenga? Ya ndimo ndabivuga, abantu nkababwira batabasha gukominikana, nkababwira ngo bamfashe gusenga, dusengera ukwezi kwa karindwi no kwa munani. Ngira na groupe mbamo y'amasengesho nyobora wacu ku rusengero. Iyo gahunda turayifite yo gusenga muri ukwezi kwa karindwi. Rero n'Imana mboneho no kubwira abantu gahunda irakomeje yo gusenga no gusenga. Mboneho no kubwira abantu b'Imana ko Imana yarambwiye ngo abantu bafite indwara zabo zabananiye, abantu bafite ibibazo bitandukanye, yaranga ngo uku kwezi kwa karindwi ni ukwezi ko gusengera abantu b'Imana. Rero ubu rwose wafite icyifuzo ajya mpamagara dusenge, ntawe nca amafaranga, igihe ni icyanjye, igihe ni icyawe. Icyo usabwa ni ugutera intambwe imwe gusa ukajya imbere y'Imana n'umutima wizeye tugasenga Imana. Rero abantu
mwitabire kuza dusenga Imana. Simbahamagara ngo muzi iwacu, ariko telefone ntigifunga ihora iriho, mujye muhamagara dusenge, duhamagara Imana, waba uri mu Rwanda waba uri hanze, dusenga Imana rwose. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru, kuko yambwiye ko kwezi kwa karindwi hari ibintu ishaka kubohora mu bantu. Rero ubu turi mu kwezi ko gusengera abantu b'Imana ngo babohoke. Jewe mu ruhande rwanjye rw'umubiri ntari mu mwuka, nahise mbihuza n'abantu, mbibwira abantu dusengana, ndavuga ati Imana yacu ishaka ko dusengera abantu ngo babohoke muri kwezi kwa karindwi, ibihuje no kwibohora kwacu kw'Abanyarwanda. Niba arabohoye igihugu cyacu cy'u Rwanda, igiye no kubora imitima yacu y'Abanyarwanda n'abandi bantu badukurikira. Rero ni abantu badukurikiye, nibaduhamagare tubafashe gusenga Imana, kuko nta kiguzi bisaba cyane rwose. Imana iduhana umugisha. Hanyuma wasenga tukagana ku musozo. Yego, reka dusenga Imana, dusengera abantu b'Imana, hanyuma Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibaha imigisha, imbaraga n'amavuta, rwose ikomeze kuba mu ruhande rwacu, cyane cyane imitima y'abantu ihugukira Imana. Yego, reka dusenge. Mana Data wa twese mwiza uri mu gihugu cyo mu ijuru, twongeye kugaruka imbere y'amaso yawe dushima yuko wabaye hafi yacu ukaturengera. Mwanya wose twamaze tuganira waturengeye, none tugeze muri wa mwanya Kristo wo kongera kubana nawe, wo kongera kuzana imitima yacu imbere yawe, wo kongera kuguhamagara ngo urukire kubana natwe. Mu izina rya Yesu Kristo dutangiye dusenga Nyiringabo Imana, dusengeye imitima yose y'abantu bari badukurikiye, abantu bakurikiye iki kiganiro. Mwami Imana Nyiringabo, nukore ku mitima yabo, nubarengere kuri umurengezi, nubatabare kubera kuri umutabazi. Data wa twese mwiza, ngisenga mpagaze mu mbaraga z'amasengesho, ndi mu mbaraga z'amavuta ya Mwuka Wera, nsengeye abantu bahuye n'ibyorezo mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bagize icyo Mwami Imana Nyiringabo, ibiza by'imvura bikabatwara abantu babo, bigatwara imiryango yabo, bikangiza ubutunzi bwabo. Muri aka kanya turabasengeye Data wa twese mwiza, ngo wongere bagarukeho bundi bushyashya, ijisho ryawe ryongere ribarebe neza. Nyiringabo Imana, ababuzeho kuba wongere baho gushyira umusaya mu izina rya Yesu Kristo. Mana we nubakire, kuko dore barababaye, nubaha ibyo kurya kubera ko dore barashonje. Mana nubambike, dore bambaye ubusa. Erega Mwami Imana Nyiringabo, nzira zawe zirenga igihumbi. Ayiwe Kristo Yesu, niwe wemeye uko barokoka kiriya cyorezo, niwe wemeye kubasigaza kubera umugambi mwiza ubafiteho. Nubashyigikire rero, barinda agahinda, barinda umubabaro, barinde gusuhuza umutima mu izina rya Yesu Kristo. Data twese mwiza, nubasanga ubamare ubwigunge, ubamara agahinda rwose, hanagura amarira ku mitima yabo, kandi ubashumbushe ibyabo. Buri wese umukubire 770 kugira ngo bashe kugubwa neza. Kandi ikiruta byose Nyiringabo Imana, nuko wabasura ukabaha agakiza kazima, ukabereka impamvu yatumye ubarokora, kuko ari ukugira ngo uzabane nabo, ngo bagirire neza. Rero tugisenga kandi dusenge igihugu cyacu cy'u Rwanda. Nyiringabo Imana, turaguhamagaye ngo uzukibemo, uzuturengere. Dore hari ibyorezo Mwami Imana Nyiringabo watubwiye bizaduka mu isi, bitari byaboneka. Rero Kristo Yesu, duhagaze ku nkike, duhagaze ku marembo. Ayiwe Nyiringabo Imana, turakumiriye, turatesha, turirukana mu izina rya Yesu Kristo. Satani wazana ibyo byorezo, mbaraga mbi zahagurukira igihugu cyacu, turabyirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Reka imbaraga z'ijuru ziruke zitugote, duciye bugufi nk'Abanyarwanda. Dore turubaraye cyane Kristo, turatatse turatakambye ngo uzutugirire neza, ngo uzuturengere, nutwambike imbaraga, mavuta yawe abane natwe, bwiza bwe butuzenguruke. Tayazini koteye bonesaya tikibenevo. Hayiwe Kristo Yesu, ngwino wongere uvugane natwe, ngwino wongere uturengere rwose, ngwino ugira ibyo uhindura mu Banyarwanda. Kristo Yesu, ngwino uhagarare ku nkike, ngwino uhagarare ku mipaka, ngwino uhagarare Kristo, urinde igihugu cyacu, giha amahoro n'umutekano, kandi ubuntu bwawe bukiganzemo. Nsengeye abashomeri Papa, nsengeye abashomeri. Dore hari abantu benshi bize Mwami Imana Nyiringabo, batanga ubutunzi bwabo,
bwari kubatunga igihe kirekire. Abenshi bafata amakeredi baraguza kugira ngo bige, ariko bashoboza amasuri yabo, none dore akazi karabuze kandi bize nk'abandi. Abo nabo bakeneye Mwami Imana inkunga yawe, bakeneye ko wabarengera, bakeneye akazi rwose. Nubacira inzira, nubarengere Kristo. Ayi Data wa twese mwiza, twirukanye umwuka w'ubushomeri mu izina rya Yesu Kristo. Duhamagaye akazi, turarema akazi gashyashya, turarema akazi Kristo, yaba kubize n'abatarize. Nyiringabo Imana, reka ubaha akazi k'umugisha, akazi gafatika, kugira ngo bazabone amashimwe yo kuzana mu nzu yawe. Ntabwo twakwibagirwa n'abari mu kazi Data wa twese mwiza. Hari abo wahaye akazi, abo nabo kabakomerezemo, komeza amaboko yabo, kiruta byose ubaye kugukora bagukiranukira, kandi ukomeze kubarengera. Mwami Imana Nyiringabo, ubaye kubikora banagukiranukira, kugira ngo babashe guhesha izina ryawe icyubahiro. Tugisenga Data wa twese mwiza, twibutsa abarwayi. Hari abari mu Mwami Imana kwa muganga, hari abari hanze kwa muganga, hari abari mu mavuriro yigenga, hari n'abari mu ngo zabo babuze uko bagera kwa muganga, ndetse hari n'abandi barwaye indwara z'amayobera. Hari abarwaye amarozi, hari abarwaye amahembe, hari abarwaye indwara zitandukanye, hari abarwaye diabetes, sida na kanseri. Mwami Imana Nyiringabo, ibyabo byaramaze kunanirwa ubwenge bw'abantu, barabasezera ko ngo bagende bategereze kuzipfira. Ariko muri aya masaha mpagaze mu mbaraga z'amasengesho, ndare mu buzima buzima, ndasenze Kristo Yesu ngo wongere urambure ikiganza cyawe, cya kindi warambuye kuri Tabita akongera gusubira kuba muzima. Kimwe wawe Mwami Imana Nyiringabo warambuye ugeze kwa Yayiro, umwana wa Yayiro akaba muzima. Rya jambo wavuze ugeze kwa Lazaro rikamusohora mu gituro, niko nsenze muri aya masaha, nsengera ubwoko bwawe. Hari abari mu gituro cy'uburwayi, Mwami Imana Nyiringabo, bamaze kurindirwaho igitare rwose, ariko muri aya masaha ngisenga, ndahamagara Mwuka Wera, Mwuka Wera ushinzwe gukiza abarwayi, Mwuka Wera ubohora, Mwuka Wera uhindura amateka agahinduka. Toke bone tayasire kopede voyasi. Lele bone taya sire kopene voya sisine kotaya. Uri Kristo Yesu, uri umwana w'intama w'Imana, uri umunyembaraga. Erega tugufite Mwami Imana Nyiringabo, ntabwo twifuza undi murengezi. Ngwino turengere rero. Duhagaze mu mbaraga z'amasengesho, dusenge igihugu cyacu cy'u Rwanda. Turagwamagaye Nyiringabo Imana ngo uzukibemo, uzukiyobore, uzukigenge, uhereye ku nzego zo hasi ukagira Mwami Imana Nyiringabo ku bayobozi bakuru batuyobora. Ngwino ugaragare mu gihugu cyacu, duha amahoro n'umutekano. Kristo Yesu, tugushimiye ugejeje ukora, tugushimiye uburyo ukomeje kuduteza intambwe, tugushimiye uburyo wabohoye igihugu cyacu cy'u Rwanda mu gihe byari bikomeye. Kristo Yesu, tudafite uwaturengera, ariko warahabaye uraturengera. Komeza udushyigikire rero. Niyo mpamvu Kristo natwe tugushimiye ko wabaye hafi yacu. Tudafite amahoro n'umutekano, ntabwo ijambo nk'iri twarivuga. Tudafite amahoro n'umutekano, ntabwo twabasha kubwiriza ubutumwa bwiza. Ariko kubera ko Mwami Imana Nyiringabo ukidukomereje amaboko, ukiturindiye umutekano w'igihugu, niyo mpamvu dufite kwidegembya natwe tukavuga ijambo ryawe ntatutikanga ikibi. Ngaho turengerere kuko uri Uwiteka. Mwami Imana Nyiringabo, tugisenga rero, dusengera iri jambo rizagera, dusengera abazadukurikira. Mwami Imana Nyiringabo, hari abari mu Rwanda no hanze y'u Rwanda, abo bose uzabagirire neza, ijambo ryo rizakore ku mitima yabo, kandi buri wese Nyiringabo Imana azahindurwe naryo, kandi utanga agakiza kazima ku bantu badakishijwe. Mwongere ubafatisha amaboko y'abakomeye, ijambo ryo ryongere kure ku mitima yabo. Mwami Imana Nyiringabo, wongere marika wagenda bakomange ku mitima, abibutse yuko igihe gisohoye, abibutse ko tugeze ku gihe cy'umugoroba, mu gihe umuntu atakibasha gukora. Ngo turengere rero, kandi ukomeze kubana natwe, dore tuguciriye bugufi, ukomeze gushyirwa hejuru. Niko nsenze nizeye mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu, amen. Imana umugisha. Urakoze cyane mukozi w'Imana, Imana iguhe umugisha. Hanyuma hari umuntu wakwifuza kujoininga groupe yanyu y'amasengesho, yakubona gute kuri adresse? Abatuye hafi yacu nko mu karere ka Kayonza, ntago bigoye, umuntu yadusanga nko ku rusengero tugasengana Imana baye bishoboye. Dusenga ku wa gatatu nijoro ku rusengero rwa ADPR ya Nyagahandagaza, ni muri paruwasi ya Nyamugari. Cyangwa akampamagara kuri telefone
0788 65 73 219 cyangwa kuri Tigo 07 84 92 5 92 tukamufasha gusenga, cyangwa ari ubundi busobanuro akeneye tukabumuha, cyangwa ari ubujyana mu ndashaka tukabumuha. Mana igumugisha. Yego Inshuti zanjye, inshuti z'umusaraba, ijambo ry'Imana riravuga ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbukana ubupfu ariko kubakizwa n'imbaraga z'Imana. Amina. Hanyuma umunyarwanda yaravuze ngo abwirwa benshi akumva beneyo. Yego. Umuntu wumvishe ubutumwa ari ubwe, nyamuneka ntiwinangire umutima. Hanyuma ndagusaba nanone nimba ari ubwa mbere wari ugeze kuri channel yacu gukora subscribe, like ndetse na comment, byabana byiza ubutumwa bushangiza inshuti zawe ku ma social media atandukanye. Ikindi nkwibutsa nuko hano kuri Zaburi ya Mbere TV tubafasha mu birori kubakorera amashusho, amavideo meza, amafoto meza rwose, tukaba twanabibabikira kugira ngo utazamisinga ibintu byawe. Iyo ni service dutangira ubuntu, ariko ushaka kutuvugisha, ushaka ko twagufasha gukorera video n'amashusho meza, watwandikira kuri 0788 57259. Imana y'amahoro ibagirire neza. Zaburi ya Mbere.